umugabo uti wandaya urata ko naherukaga kwibona muri mirwari wewe wandebaga mu buzima busanzwe wabonaga ndi indaya. But that question is not meant for me. Biransase. Yewe muri Kigali rero ndabona ari danje abantu bose bari kumbana mindaya. Ahubwo n'umuntu agenda ukamukurikira kugira nyine bidasanzwe kugira ngo ndebe niba twaba inshuti rero kuruka reshya wo nkubitawe ako gucyama gisenze oya genda wite ku mugore we ndabura byakunaniye impamvu uri kumwitaho nuko mbura ko byakunaniye wowe umaze iminsi umugenda bunyuma umwombi inyuma maze iminsi nkurwaye ko nzakureba kukareshya kugira ngo kafite imbaraga muri nete bubi kararara nimba nanjye meze gutya bwuma wowe n'ubugufi bukurenze uri gutya hego cyane mbese ni wowe umva ntabwo uri gipudero gipfuma wowe giperese mabi akusangira ikibazo bazize nyuma y'umugore wanjye zuru nyuma y'umugore wanjye tushaka mbesiro n'umusatsi bubi buretse sero Yagafa. urambura buretse nzagusya Yes, shangazi. Yaga umurwa namaze kusesekara mubundi muri Kigali. Oya nakaraka ko namanutse ndi kudusitira sinabura akazi. Agashati kamuzehe nakaga koti ke none ipantaro nagenda ikata ku buryo umuntu wese umbonye ari kubona nambaye agasogisi gahiye kumwe. Continue. akonda uri kubishyira kuzindaza bazara bayizi Ngaya. urwo kumangara ukomaga ashe cyane Mbanyina munyuka. Umva nasubira mu ntara ngewe. mbese zamenyereye urugo kumbogera urugo kandi uwo ntarasera hano ngo mugire ubu ntabwo murabibona zakwereka kandi Saidat shawari wa kera kabisa mbe amanyo yagiye hera umva Saidat na bene bene wacu bafite amanyo naturere original nago meze nkawe shiramo ibadekano gusa no kubona gusa mugenda muri aho ngaho kana bene wanyu ukabyuka mu gitondo amanyo yagiye hangaha wasura ngo akabashizemo uracirucira ibiki mfite amakuru kufite nagakoko turakura ku giturage je mwanduza gakoko ngiye mbonye mu piye cyaje kurode cyabakorode bande bose reka nawe ura amaheru genda nawe sha twaba turi dufite original wewe nameze nawe cyane ibipapuro wari wa kera genda wari wa kera wowe shakiza super reba wowe yangariya wowe reba sha reba onyera kage imisuzi yawe kage imisuzi suri yakozanye ubundi genda nawe gicucu genda nawe genda kava mu mwobo Rubaye. Iyi musaza witwa Rubaye. uzika turanyera papa Ujyanye mwagurutse gato. Tubane neza. Twumve mbeho numve neka. Ariko mfite inzara mu bana mu ngabo. Njye n'ukwezi kwa mbere nakemera nkagukorera ubu. Free. Iyi karabe. ntago ari umugabo wanjye umugabo wanjye numva Baba we. urwaye mu mutwe cyo mvuga urwaye mu mutwe uragenda ugatoragura abantu mu muhanda ntazi hano se dutoroye inka baje kuragira inka uyu ngo yaje kuragira inka hano ngenye ni umushumba nakubwiye ko nyene uyu mukozi w'umukobwa ntabwo nakutumye umushumba wa mugore hirya ariko wundi wawubitse byawe mujyana murati mugore nicyo uri murati mwege ubu nkaho kunaranya n'uyu muryango bikumariye ambara undebere swe ibyo navuga banza ni umushumba ngenye ni umushumba n'unoro y'inka nukugenda muraho nawe wasanga waruje gusabiriza ndekura ngewe sinzi ibintu inda wayegetse uraho ngaho urabyagiye devo ihangana nikunteranya n'undi mwana ihangane mbabara wihangane nihangane icyo ariko mwana nihangane icyo uranavuga n'ibiri kumba bose nubwo uri mutoya abantu bato baradusuka ibi byakemuka ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane ihangane nta birenze n'umwana aho bakigera igihugu wowe mujyana mubunzi ngaho
muri abapose abantu nkamwe rero nkatwe baradusuzugura yangana ari mu rugo rwawe wicaye cara ikibazo kirakemurwa kundi twameze twishimye meze bite indana yashano se yaya aka ntabwo kavuye iwanjye mu kanya kashaka kundogora umugore bishoboka bivuze ngo uragiye utoragura umuntu mu muhanda w'indaya urangije umuzana hano ngo ni umukozi wo mu rugo uretse nze nkwereke oya muyamuretse mu bagore bakwiriye u Rwanda urumva ibyo bintu ukoze ari ukuri nase nkoze iki n'imbura umwana batumva sarenda we niyo ndaya yawe yijyana bareka bintu ntari kukubona hano nta kintu numva nta busheri wishe naririrwa ibyawe ugiye nyuma yo kunyita indaya muri Kigali ewe tegereza n'umukazana kabaye